muri 2017 buri munsi RCS yakoreshaga miliyoni 16 kugira ngo igaburire yite ku bari muri za gereza. Igitoya ni icyaha cyoroheje, hagakurikiraho icyaha gikomeye, hagakurikiraho n'icyaha cy'ubugome. Icyaha gitoya, icyo cyaha cyoroheje, ni icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri munsi y'amezi 6 cyangwa se imirimo ifite imirimo y'inyungu rusange. Hanyuma ku cyaha gikomeye ni icyaha gihanishwa igifungo cyo kuva. Ese noneho umuntu bamukatiye akoze icyaha gikomeye, yego, bakamukatira akajya muri gereza, akaba ari muri gereza, naho agakorayo ikindi cyaha cyabi gikomeye cyangwa se n'ikindi cyaha icyo ari cyo cyose, ibyo nabyo byitwaye insubiracyaha. Igika cya kabiri cy'ingingo ya 52 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kivuga ko ku byaha bikomeye isubiracyaha ribaho iyo kuva uko umuntu afungwa igihe kirekire, yaba ari igihe yazize icyaha cyoroheje ariko ugatinda kumuha ubutabera, ukamusubikira inshuro nyinshi uko atinda muri ya gereza kwa kundi, niko rimwe na rimwe ahura n'abantu bakoze ibyaha by'ubugome muri kamere yabo, n'ubundi bamaze kwiheba, bamaze nyine kuba abagome. Batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko umuntu kanda akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri system imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni system ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo mbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwida, uzi ko uheruka inzira muki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwa mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa system imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri system imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyere kuko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego, ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Uzi ko natwe turimo di? Ariko se ko mbona bucura bwacu batarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri system imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa, ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. Yewe reka nyaruke hakiri kare bamfasha. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabaramukije bakunzi ba Primo Media Rwanda, muri kumwe nanjye Rugaba Ivan na Ntwari Faustin. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngingo y'insubiracyaha
ku bigendanye n'isubiracyaha. Ese Ntwari, umuntu ashobora isubiracyaha umuntu ashobora kuyivuga ko wumva iryo jambo ririmo icyaha no kongera gukora icyaha? Ese umuntu ashobora, ntekereza umuntu yavuga isubiracyaha atavuze icyaha? urumva isubiracyaha, urumva nyine nk'uko wari ubivuze, harimo amagambo abiri, harimo gusubira icyaha. Urumva ko ntabwo bishoboka ko wavuga gusubiramo icyaha utavuze no ku cyaha ho byibuze. Urumva ko nyine, urumva ko ntabwo byabasha kumvikana neza. Rero icyaha rero ni iki muri rusange, mbere y'uko tujya no kuvuga ku isubiracyaha? Ese icyaha ni iki? Icyaha kigira, navuga ko kigira definisiyo cyangwa se kigira inshoza zitandukanye, ariko ubundi icyaha ni imyitwarire cyangwa igikorwa kibangamiye sosiyete, ariko kandi kikaba cyarateganyijwe n'itegeko ko ari icyaha, ndetse kikaba gifite n'igihano cyacyo. Kuko urabizi nk'umuntu aho wiga, urabizi ko hadashobora kubaho icyaha kitateganyijwe n'itegeko, kimwe n'uko nta gihano nta tegeko. Mu Kilatini baravuga ngo noro mu crimen nora poena sinere. Yego. Okay. Rero nagira ngo nkubaze, ubwo ni muri makeya ni ibiki byaba bitera insubiracyaha yo ni iki? Mbese ubitubwireho muri rusange. Nibyo Rugaba, ariko kugira ngo wumve isubiracyaha biraza gusaba yuko nyine nk'uko twabivuzeho wumva icyaha, ukamenya ngo ibyaha biba bimeze gute. Tumaze kubona yuko ari ibintu, igikorwa cyangwa imico ibangamiye sosiyete, ariko kandi bikaba byarateganyijwe n'itegeko bifite n'ibihano byabyo. Ariko nanone turabanza tumenye ko nanone ibyo ibyaha nabyo urumva biratandukanye. Ibyaha nabyo ntibingana. Nabyo ntibingana. Birimo ibyiciro rero, turabivugaho twihuta. Ubu ngubu tuzabivugaho neza. Ikindi kiganiro ubwo tuzakora ikindi kiganiro kinonosora kivuga neza icyaha icyaha. Yego, ariko dufite ibyiciro nka categories of offenses, ibyiciro by'ibyaha. Muri ibyo byiciro by'ibyaha dufitemo, duhereye ku buryo bigenda bisumbana. Igitoya ni icyaha cyoroheje, hagakurikiraho icyaha gikomeye, hagakurikiraho n'icyaha cy'ubugome. Icyaha gitoya, icyo cyaha cyoroheje, ni icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri munsi y'amezi 6 cyangwa se imirimo ifite imirimo y'inyungu rusange. Hanyuma ku cyaha gikomeye, ni icyaha gihanishwa igifungo cyo kuva ku mezi 6 kuzamura, ariko kitarenze imyaka 5. Hanyuma kandi ku cyaha cy'ubugome, urumva ni gihanishwa igihano cy'igifungo cyo kuva ku myaka 5 kuzamuka kugeza no kuri burundu. Ubwo rero kugira ngo tuhite dukomeza twumve ngo isubiracyaha ni iki, byari ngombwa ko tubanza gusa nk'abamenya byibuzeho gakeya icyo icyaha icyari cyo n'ibyiciro by'icyaha, kuko ubwo icyumvikana nuko isubiracyaha ifite naho ihurira n'ibyiciro by'ibyaha. Oya, nibyo rwose. Okay. Noneho rero watangira utubwira neza, ese ubundi isubiracyaha ni iki? Urakoze cyane. Ese amategeko y'u Rwanda cyangwa se itegeko rihana ibyaha mu Rwanda ribivugaho iki? Isubiracyaha, ubundi isubiracyaha nk'uko twabivuze, ntago inshoza y'iryo jambo, urumva ko ni ijambo ririmo amagambo abiri. Ariko isubiracyaha twihuse, ni imyitwarire y'umuntu wakoze icyaha. Urumva, ni imyitwarire y'umuntu wakoze icyaha kongera akanagihanirwa, hanyuma kongera gukora icyaha nanone yararangije igihano cy'icyaha cya mbere. Cyo turi kucyumvikanaho. Ni ukuvuga ngo
ni ukuba umuntu bwa mbere kugira ngo wenda byumvikane neza, bwa mbere umuntu arabanza agakora icyaha akagihanirwa, yamara no kugihanirwa ntekereza yuko ntihari imyaka wenda nyuma, kuko tubare nk'ubu ushobora gufungwa wenda muri 2000, umuntu ashobora kuba yarafunzwe mu bihumbi 2000 akazongera gukora icyaha muri 2020. ese nabwo byakwitwa insubiracyaha cyangwa? Ibyo turaza kuza kubigeraho, ariko ikintu gihari cyo kugira ngo abadukurikiye babashe kumva neza isubiracyaha nuko ari imyitwarire y'umuntu wakoze icyaha nanone akongera kugihanirwa hari ikindi cyaha nabwo yari yahaniwe urubanza rwabaye ndakuka ndetse n'igihano cye yakirangije. Ariko ntekereza yuko hanazaho n'igihe. Ndaguha urugero, igihe cyo kirahari rwose, nakubwiye ko turaza kuza kubigeraho. Igihe kirahari, ariko naguha urugero niba nk'umugabo Emmanuel ni urugero, aba Emmanuel baze kwihangana ntabwo nshatse kubita abanyabyaha, ariko tuvuge Emmanuel yakoze icyaha mu bihumbi 2020, gihanishwa igifungo cy'imyaka 3. Yego, ubwo urubanza ndakuka rumuhamya icyaha rwasomwe mu bihumbi 2020, noneho akora igihano cye cy'imyaka 3 akirangiza muri 2023. Nyuma arekuwe ageze hanze muri sosiyete, hatarashiraho n'igihe abarongeye akora icyaha gishobora kuba gisa n'icyo yakoze mbere cyangwa se n'ikindi cyaha icyo ari cyo cyose. Hanyuma icyo cyaha nacyo akongera akajya mu nkiko, ubushinjacyaha bukamurega ndetse icyaha kikamuhama. Ni ukuvuga ngo iyo nisubiracyaha. Ariko wumve iyo n'ibintu bijyanye n'igihe washatse kugenda ukomozaho, nacyo uracyumva ko nta gihe kinini giciyemo aho ngaho, ariko nituza kubigeraho turaza gusobanura abadukurikiye uburyo bigenda, uburyo nabyo bibarwa kugira ngo umenye ngo iki gihe se nisubiracyaha cyangwa n'iki n'iki. Yego. Ese noneho umuntu bamukatiye akoze icyaha gikomeye, yego, bakamukatira akajya muri gereza, akaba ari muri gereza, naho agakorayo ikindi cyaha cyaba igikomeye cyangwa se n'ikindi cyaha icyo ari cyo cyose, ibyo nabyo byitwaye insubiracyaha? Akagikora akiri kurangiza igihano. Akiri kurangiza igihano ari muri gereza. Okay. Nkuko twumvise igisobanuro cy'isubiracyaha, twumvise ko isubiracyaha ribaho igihe wakatiwe warangije igihano yakoze ikindi cyaha. Niyo mpamvu hazaho n'ibintu by'ibihe, nk'ubu reka tubanze tubasomere ingingo ya 52 yo mu gitabo cy'amategeko giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 52 ivuga ku isubiracyaha nuko rihanwa. Ku byaha by'ubugome, isubiracyaha ribaho igihe cyose umuntu yongeye gukora icyaha nyuma yo gukatirwa mu rubanza rwabaye ndakuka. Ku byaha bikomeye, isubiracyaha ribaho iyo kuva igihe umuntu yakatiwe mu rubanza rwabaye ndakuka kugeza mu gihe cy'imyaka 5 ibarwa uhereye igihe igihano cyarangirijwe cyangwa se nyuma y'ubusaze bwacyo yongeye gukora icyaha. Urabyumva ko ku cyaha cy'ubugome, iyo wakatiwe nyuma y'urubanza rwabaye ndakuka akaba yarangije igihano cye, yarakatiwe akarangiza igihano cye, iyo yongeye gukora icyaha nyuma muri iyo myaka 5 arangije igihano cye ku cyaha gikomeye, nibwo byitwa isubiracyaha. Kandi tumaze kubona mu gika cya mbere cy'iyi ngingo havuga ko ku byaha by'ubugome isubiracyaha ribaho igihe cyose umuntu yongeye gukora icyaha nyuma yo gukatirwa mu rubanza rwabaye ndakuka. Urumva yuko birumvikanye neza wa mugani. Nicyo cyiza, itegeko rihora rihora ari umucyo, rihora n'umucyo, rihora ritanga
hari icyo urumva isubiracyaha dusa nk'abamaze kuyimenya tumenye n'iryari, watubwira ibigize isubiracyaha? ibintu bigize isubiracyaha ni ibintu ntago ni ibintu nka bitatu, ni ibintu nka bitatu navuga. Ikintu cya mbere ni uko uwo muntu wakoze isubiracyaha cyangwa se ni uko haba habayeho kuba hariho icyaha, wakoze icyaha, sibyo? Ikindi cya kabiri ni uko hari ugomba kuba warahamijwe icyaha mbere ndetse ukarangiza n'igihano cyacyo, yego, ugakatirwa mbese, yego, ugakatirwa ugakora n'igihano ukakirangiza. Nibyo kandi nk'uko twabibonye mu ngingo ya 52 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, by'umwihariko ku gika cya mbere n'icya kabiri, twabonye ko hari igihe runaka, igihe runaka nacyo ni ikindi kigize, mbese ni ikintu kigize isubiracyaha. Igihe nyuma yo gukora icyaha, igihe nyuma yo kurangiza igihano, ni ngo wakati imyaka 5 urayirangije, noneho ugiye hanze nyuma yaho rero, nyuma yo kurangiza icyo gihano cyawe. Ubwo bigize ibintu bigize isubiracyaha ni bitatu: kuba umuntu yarakoze icyaha, kuba yarakatiwe agakora agasoza n'igihano yakatiwe, na cya gihe kiri nyuma yo gukatirwa. Kiriya gihe ndagira ngo abadukurikiye babimenye, igihe giteganywa n'itegeko. Ntago ni ibihe bingahe rero biteganywa n'itegeko bitewe n'icyaha? Bitewe n'icyaha ngira ngo ni ngombwa, ariko abadukurikiye bongere batega amatwi mu ngingo ya 52 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, wa mugani nk'uko iri hariya kugaragara, yego. Igika cya mbere twabonye ko kivuga ko umuntu ku byaha by'ubugome, iyo twisubiracyaha, iyo wongeye gukora icyaha nta gihe gihari giteganya, n'iteka mbese ni ukuvuga ngo niba wumva abantu birinde ibyaha by'ubugome, kuko uhorana icyo kintu, ni ukuvuga ngo mu mvugo zawe ngo buri ku kadodo, ariko ni ukuvuga ngo ku byaha by'ubugome, ubwo ibyaha by'ubugome twabivuzeho mbere, ni uko iyo wongeye gukora icyaha, igihe icyo ari cyo cyose, iba ari isubiracyaha. Yego. Aho itegeko riteganya igihano ni mu gika cya kabiri ku byaha bikomeye, aho itegeko riteganya igihe ku byaha bikomeye. Reka nongere nyisome neza uko yanditse. Igika cya kabiri cy'ingingo ya 52 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kivuga ko ku byaha bikomeye isubiracyaha ribaho iyo kuva igihe umuntu yakatiwe mu rubanza rwabaye ndakuka kugeza mu gihe cy'imyaka 5. Umvise igihe riberaho, ribaho igihe umuntu yakatiwe mu rubanza rwabaye ndakuka kugeza mu gihe cy'imyaka ingahe? 5. Yego, Rugaba urabyumva ko hano itegeko riri categorical clear mu gihe cy'imyaka 5 nyuma y'iki y'urubanza warakatiwe, urubanza rwarabaye ndakuka. Ibyo bintu birumvikanye neza, ntekereza yuko n'abari kudukurikira bari kugenda bumva yuko biri mu mucyo, itegeko ribivugaho neza. Noneho rero ubu twagera ku kintu, tubonye ibyo byose, ariko noneho umuntu ashobora kwicara akavuga, ese mu by'ukuri ni ibiki bitera isubiracyaha? Impamvu zitera isubiracyaha ni nyinshi, mbese n'izitera ibyaha urazizi ko hari uruhuri usanga abantu baguyemo, ariko ku mpamvu zitera isubiracyaha, mbere na mbere dushobora reka duhere uko ibintu akenshi usanga bimeze. Akenshi usanga isubiracyaha yiganje ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, gukoresha ibiyobyabwenge. Uvuye mu igororero
ugeze hanze ariko kubera ko ukoresha ibiyobyabwenge urumva nyine n'ubundi birakuyayura uwo mutwe ukasanga ntukiri kubasha kwikontorora no gutekereza neza ukaba wongeguye mu byaha. Icyo ugasanga ko ari impamvu mbese ikomeye itera isubiracyaha. Ndetse ikindi twavugaho ni uburyo bw'imimerere mu by'ubukungu twakwita economic status. Uko umuntu aba abayeho mu mibereho, nta mafaranga, avuye muri gereza yari amazemo imyaka 5 ageze hanze nta mafaranga, mbese kuba mu muryango no gusubira muri sosiyete biramugoye kuko wenda arasanga bamwe baramusize, abandi ntibashaka kumwikoza nk'umuntu wari umunyabyaha. Hari icyo bita stigma, bari kugenda mbega bamwihunza n'iki byose, cyangwa banamuvuga ati turiya yarafunguwe, usanga bagenda bahwehurana hanyuze, ugasanga ibyo bintu nabyo biramwinfluencinga ku buryo bishobora gutuma yongera kwisanga yakoze ibyaha. Cyane urabona uburyo umuvuduko w'iterambere ahantu uri kuza rero ukaba muri iyo sosiyete nta kintu ufite, nta kintu, mbese nta kantu uri kubasha kuba wagura, nta kantu uri kubasha kuba wakora, kandi niyo stigma yo kuba umuntu atapfa no kuguha akazereka. Kuko urumva umuntu wakatiwe icyaha cy'ubujura se wapfa kumuhagaza, biba bigoye kumugira icyizere. Umuntu aratekereza akavuga ati se wenda icyizere ndakugira kiraba kivuye hehe, ugasanga ko nkacyari ikibazo. N'indi mpamvu rero yindi noneho ikindi uburere n'uburezi, no kuba byibuze uwo yaba afite ikintu akora. Arafunguwe ariko ntago ibyo bintu byo kuba agera hanze ngo akore, kuba afite ubumenyi ngiro bwo gukora, ugasanga ikintu yagira, cyangwa se wenda buriya iyo umuntu anafite n'amashuri hari igihe yafungurwa akaba yajya, kuko nariya mezi na buriya busembwa bwo kuvuga yuko warafunzwe igihe kirenga amezi 6, ahanini utabona akazi ni muri leta, ariko mu miryango yigenga, muri private sector buri wese ashobora kuguha akazi. Urumva ko mubikorera aho bayabona akazi, ariko none iyo mbese navuga iyo utize cyangwa nta n'umyuga wari usanzwe uzi, nta bumenyi ngiro bundi wari ufite, urasohotse nta kindi, urumva ubuzima buragucanga, ugasanga rero yisanze yakoze ikindi cyaha bikaba bibayisubira cyaha. Ubwo urumva ko nta kabuza. Urumva wenda n'ikindi twavugamo kuko urumva nisubiracyaha, kuba rimwe na rimwe umuntu aba atanazi amategeko, nabyo n'ubundi biba byaramuteye gukora icyaha bwa mbere, n'ubwo bwa kabiri ashobora kuvuga ati buriya wenda ni urugero yafungiwe ibiyobyabwenge ariko aragarutse akavayo wenda afite uwo mujinya, yagize iki, akumva yuko narwana n'umuntu. Urabona kera mbere aho gatoye batarakaza ingamba zo kurinda imipaka barwanya ibiyobyabwenge, wasangaga umuntu mu bice bikora ku mipaka ya Uganda, wasangaga umuntu afite kanyanga, urumva, ugasanga bamuhaniye kuyicuruza, asohotse aravuga ati kandi se ko ntacuruje ko ndi kwinywera hari ikibazo, kandi ariko ugasanga urumva yuko urwo n'urugero rwiza, ugasanga niba bamuhaniye wenda kunywa ibiyobyabwenge, gucuruza urumogi bikomeye, bamubuje gucuruza urumogi, nyuma harekuriwe ageze hanze aravuga ati okay, nibi bamaniye byose nzabikora sinzabisubira, ariko reka ninywere. Ugasanga kubera kutamenya amategeko, kutamenya ko n'itegeko rihana gukoresha ibiyobyabwenge, ahise akora iki,
icyaha nanone ikaba kibaye isubiracyaha. noneho nta bindi wenda tugira ngo turebe byaba bitera insubiracyaha, kugira ngo noneho ube wanatubwira nuko rihanwa nyuma yo kutubwira ibindi wenda waba utekereza bitera insubiracyaha. murumva kuri izo mpamvu zitandukanye tuvuze, ikintu twabonye ikindi kintu gikomeye, urumva ikintu cya gender, ikintu cy'uburinganire babwumva nabi, uburyo abantu bagenda babwisobanurira, bagenda babwumva mu buryo butandukanye. Ugasanga niba wenda natanga nk'urugero, umugabo arafunze amaze imyaka 3 muri gereza, hasigaye umugore niwe wagenzuraga urugo, yirukana iki byose, mbese urugo yari yarabayemo umugabo. Ahageze akomeza nyine bitewe noneho n'uburyo yumva uburinganire n'umugabo nuko aje, ugasanga hajemo na gender based violence, ugasanga hajemo ibintu byo gushaka gupyinagaza, kwiyumva kuri umugabo ugarutse mu rugo n'umugore, kandi agashaka gukomeza kumva ko agomba gutegeka. Uretse n'urwo rugero wenda kuri gender ho twanavuga n'ikindi kintu, nuko ahanini ku isi yose abagabo nibo abantu b'igitsina gabo nibo bakunda gukora ibyaha. Rero ariko binaziramo n'uburyo bw'imitekerereze y'abantu, n'uburyo nyine sosiyete muri rusange, aba baharanira uburenganzira bw'abagore nibo bajya bakunda kuvuga ngo sosiyete yo ku isi ishingiye ku bagabo. Rero kubera n'ukuntu sosiyete yubakitse, abagabo muri rusange bari mu bantu bakunda gukora ibyaha. Wenda nanongeraho wenda kugira ngo tunarebe n'ikindi n'ukuntu isubiracyaha rihanwa. Hari ikindi kintu bakunda kuvuga mu mategeko, kandi koko ubona yuko ari cyo, niyo usomye imyirondoro y'abanyabyaha benshi uyibonamo uko umuntu afungwa igihe kirekire, yaba ari igihe yazize icyaha cyoroheje ariko ugatinda kumuha ubutabera, ukamusubikira inshuro nyinshi, uko atinda muri ya gereza kwa kundi, niko rimwe na rimwe ahura n'abantu bakoze ibyaha by'ubugome muri kamere yabo, n'ubundi bamaze kwiheba, bamaze nyine kuba abagome, bagatangira kugira gute kugenda bamwigisha, bamutoza. Ibyo ahanini bigaragarira ku bantu. Iyo urebye iyi mitwe myinshi y'ibyihebe, abantu benshi baba barimo ku isi yose ahenshi ni abantu banyura muri gereza, akagenda agiye gukora icyaha cyoroheje cyangwa se gikomeye cy'imyaka 5, ariko agahurirayo n'undi muntu wakoze ibyaha by'ubugome, akagenda amwinjiza n'icengeza amatwara ry'ibyo bintu by'inana. Urumva rero ni ibintu byinshi, ariko dukomeza wagumye kudusobanurira neza cyane rwose, tugushimira Ntwari. Ariko twagira ngo tubwire ni gute insubiracyaha ihanwa rero? Uko isubiracyaha ihanwa twabivuzeho. Isubiracyaha uko ihanwa turabisanga mu ngingo ya 52 igika cyayo cya 3. Wakidusomera? Yego, reka mbasomere. Ingingo ya 52 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, kivuga ko ingingo igika cya 3, umuntu wese ugaragaweho isubiracyaha ahanishwa igihano ntarengwa cyateganyijwe n'itegeko, kandi icyo gihano gishobora kongerwa kugeza ku nshuro 2 zacyo. Urumva barongera bakaguhana, kandi bishobora gutuma, kuko isubiracyaha riri no mu mpamvu nkomeza. Ni impamvu nkomeza cyaha. Ni impamvu nkomeza cyaha. Kandi urumva mu bushishozi bw'umucamanza, mu bushishozi bw'umucamanza uko biri kose, urumva
uretse no kuba ari impamvu nkomezacyaha n'ubwabyo birisobanura kuba wongeye gukora icyaha ukaba udashaka guhinduka kiba ari ikibazo biba bisaba ko ukomeza wongera ukagororwa mbese ukabona igihe kinini cyo kugororoka. urumva ubu rero ni nk'izihe nk'umuntu wenda uri kumva iki kiganiro tubare yari twihe nk'urugero yuko yigeze gufungwa wamubwira yuko ingaruka z'insubiracyaha ari izihe? Ingaruka ni nyinshi cyane, ingaruka z'isubiracyaha ni nyinshi, ahubwo ntabwo umuntu ari we ugira ingaruka gusa, hari ingaruka ku muntu, hari ingaruka ku muryango, hari ingaruka ku gihugu, mbese ingaruka zo ni nyinshi cyane. Nko ku muntu urumva mbere na mbere gutakaza igihe, abatakaje igihe, gutakaza igihe, kandi buryo utakaje igihe abatakaza n'ubuzima, cyane rwose ubuzima bugendana n'igihe. Igihe afite yakabaye akora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere, yakabaye afatanya n'abaturage n'iki byose, mbese akabasha kuba akora ibindi bintu bifitiye inyungu. Aho ni ku muntu ku giti cye, wenda tujye ku muryango nyarwanda rero. Ku muryango rero aba nabwahemutse, ndetse abahemutse cyane, kuko uvuye ku bantu be aho yarari hari ibyo ibijyanye no kuba byakunganirwa mu mategeko n'uburenganzira bwe. Burya rero habaho niba ari kunganirwa n'umwavoka, umwavoka abagenewe igihembo. Urumva ni ukuvuga ngo uko kongera gukora ibyaha bituma wa muryango bigira ingaruka ku mutungo w'umuryango, ugasanga bari kwiruka muri ibyo, imitungo iri kuhagendera, ndetse ubundi nabo abana bari basigaye, niba ari umugabo papa wari ufite abana basigara kwiga. Urumva biragorana, urumva binagiraho n'ingaruka ku buzima bwo mu mutwe no mu marangamutima, ku imyigire y'abana bihagaze. Niba umugabo ari we wari uri kubasha kwinjiza ibintu mu muryango, si n'umugabo gusa n'umugore, cyangwa se umugore, urumva no kuba umugore adahari, cyangwa se n'iyo umugore yaba ahari ariko umugabo adahari, urumva kugira insubiracyaha, kuko burya twemeranye buri wese yakosa, ariko gusubiramo icyaha rimwe kabiri uba uri gushegesha umuryango rwose. Wenda noneho ku gihugu bwo no ku gihugu nuko buryo buhemukiye igihugu nahoze kare mbona ndeba muri raporo z'ibihe byashize, ndeba amafaranga RCS yakoresheje mu gihe cya muri bije ya 2019 na 2020, havugagamo yuko RCS izakoresha miliyari 20, hafi miliyari 20. Ariko noneho wakwicara ukareba, hari n'inkuru igihe kigeze gukora yavugaga yuko byibuze muri 2017, kurumva n'imyaka inahise igera hafi muri 7, muri 2017 buri munsi RCS yakoreshaga miliyoni 16 kugira ngo igaburire yite ku bari muri za gereza. Urumva igihugu kirahomba, igihugu burya ku bantu bakora isubiracyaha uri guhemuka cyane, kuko urumva iterambere bidindiza iterambere. Urumva izo miliyoni zigera kuri 20 cyangwa miliyari zirenga 20, urumva ni amafaranga yakabaye ari mu bindi bikorwa by'iterambere. Iyo mihanda ukaba uri kunyura mu muhanda mwiza, ayo mashuri abana bawe biga, ariko urumva iyo babaye benshi mukoze isubiracyaha, abantu bakoze isubiracyaha barongeye barabisubiye bakaba benshi, ni uguha umutwara igihugu. Noneho wadusobanuriye ese n'iryari hatabaho insubiracyaha? Icyo ni ikibazo cyiza, abantu bakunze kukibaza cyane, ariko kugira ngo twese tucyumve neza, reka twifashishe ingingo ya 53
y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. iryo tegeko ni rimwe rya 2018. yego nk'uko ryavuguruye kugeza ubu. hambere muri 2019 nabwo hari ingingo zimwe na zimwe bavugure, ariko mu ngingo yayo iryo ya 53 ivuga ko igihe hatabaho isubiracyaha, ivuga ko nta subiracyaha ribaho rimwe iyo icyaha cya mbere ari icyaha cyoroheje. Bya byaha byoroheje byo umuntu atarengeje amezi 6. yego, cyangwa yakoze n'imirimo nsimburagifungo cyangwa ifitiye inyungu rusange, imirimo y'inyungu rusange. Kabiri, igihano cyahanishijwe icyaha cya mbere cyahanaguwe n'imbabazi zitangwa n'itegeko cyangwa n'ihanagurabusembwa. Imbabazi zitangwa n'itegeko, amnesty, cyangwa se rehabilitation nk'uko abantu benshi bamaze kubimenya, cyangwa se ihanagurabusembwa nk'uko bisanzwe. Gatatu, mu kindi gihe hatabaho isubiracyaha ni igihe umuntu wahaniwe icyaha cya gisirikare yongeye gukora icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye, keretse iyo igihano cya mbere cyatangiwe icyaha gishobora guhanishwa amategeko asanzwe y'ibihano. iryo tegeko aho hantu wahasubiramo neza, ntabwo numvise. ikindi gihe ntihabaho nta subiracyaha ribaho. Gatatu, iyo umuntu wahaniwe icyaha cya gisirikare yongeye gukora icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye, keretse iyo igihano cya mbere cyatangiwe icyaha gishobora guhanishwa amategeko asanzwe y'ibihano. Mbere byari ibyo mu gisirikare akajya mu muryango nyarwanda bisanzwe. Noneho tugana ku musozo, ni izihe ngamba wumva abantu twafata, umuryango nyarwanda, ibihugu byose n'imiryango mpuzamahanga, ni izihe ngamba wumva zafatwa kugira ngo isubiracyaha rigabanuke cyangwa rikumirwe? Isubiracyaha urumva rigomba kugabanuka, rigomba gukumirwa ku rwego rwo hejuru, ariko nk'uko twabibonye mu bintu bitera isubiracyaha, burya ibyo bintu bikemutse nta subiracyaha yakongera no kubaho. Urumva kwigisha amategeko, abantu niba bazi amategeko akaba amaze guhanwa, ababizi ni ukongera kwirinda, agakomeza gukora ibintu bitabangamira sosiyete. Ikindi ni ukwigisha bakiga iyo myuga n'ubumenyingiro no kwiga n'amashuri, mbese kugira ngo ujijuke. Yego, ukaba ujijutse, ukaba ubyibuze, niba waranateshutse ukaba wahanwe, ariko byibuze nurangiza igihano ugende ube ufite ibindi bintu uri gukora, kubera ko warize. Niba ababaza urumva no mu byo watubwiye harimo sosiyete na sosiyete yige cyane cyane. Buriya hari akantu abantu benshi bajya bavuga ngo sosiyete nziza uyirebera ku kuntu ifata abanyamafuti cyangwa se abantu bakora ibibi muri uwo muryango. Natwe twige kwita kuri bamwe muri abo bakoze ibyaha, tunagire n'ikintu cyo, kuko ntekereza yuko no mu bindi bintu bitera insubiracyaha cyane harimo n'amashagaga y'urubyiruko, ibikundi, ibintu nk'ibyo, nabyo twige kurobanura n'inshuti nziza. Yego, nibyo rwose. Urumva bariya abantu baba barangije ibihano, kwisanga mu muryango birabagora. Rero ni ukuvuga ngo abantu basanzwe mu muryango ni inshingano gufasha abavuye mu magororero kwisangamo nanone, cyo bita reintegration. Kuko urasanga burya nabyo ari ibintu bifasha cyane. Umuntu niba aje wimufata nk'igicibwa mu muryango, umwakire,
ubufasha bushoboka ubumuhe mbese nawe yumve ko ari umuntu. Hari n'ikindi nagiye mbona ari nacyo cyiza dushimira yuko ubutabera bw'igihugu cyacu bugenda bubikoraho cyane ikintu cya mediation cyo kumvikana. Kurumva iyo abantu bashyize uwo muco imbere wo kumvikana, abajya mu magereza ngo bahure n'abandi ba ruharwa baba bakeya. Urumva rero n'ubwo butabera bwunga hanini ni ikintu cyiza. Rero turi gusoza Ntwari, umuntu wumvisha iki kiganiro reka aka gace tukite ntahaniki, yatahaniki mu magambo make cyane. Ikintu cya mbere na mbere icyo agomba gutahana ni ukwirinda gukora ibyaha. Wagize wateshutse akirinda gusubiramo ibyo byaha, akirinda isubiracyaha. Ikindi kandi umuryango cyangwa se n'abadukurikiye nuko tugomba gufatanyiriza hamwe ari kurwanya isubiracyaha ndetse n'icyo wari uvuzeho cy'ubutabera nsana mbese ubwunzi gukemura ibibazo bitanyuze mu nkiko. Ariko no mu gihe cyane cyane nk'ibi by'inshinjabyaha byo urumva uba wahemukiye sosiyete, uba wahemukiye abantu benshi. Nubwo ibyo bibaho ariko byibuze umuntu uri kudukurikira afata ingamba yiyemeze, akora ibishoboka. Icya mbere yige ajijuka, ariko yige n'amategeko, abashe gusobanukirwa, amenye ko burya twabonye ko gukora ibyaha nabyo akenshi biterwa no kuba n'amategeko utayazi. Noneho yirinde ibyaha, yirinde isubiracyaha, kandi dukomeze dufatanyirize hamwe kubaka sosiyete yacu nziza. Reka dushimire rero abadukurikiye, kandi dushimira na buri wese ukomeje gukurikira ibiganiro bya Primo Media Rwanda. Tubabwira yuko ari akagaruka, kandi yuko abantu mu butumwa buruta ibindi dutanze muri iki kiganiro ari uko abantu barushaho kwirinda ibyaha no kurushaho guharanira kujijuka. Ntwari, turagushimiye cyane. Yego, wakoze cyane Rugaba. Nanjye ndabashimiye abari badukurikiye, murakoze. Yego. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure, mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo, uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.